ariko kubw'ibyo ikintu kitwa ubusambanyi birasa nibwo butumye abagabo ingo zabo zisenyuka. Umugabo akajya mu kabari, umugore akajya mu kabari, ugasanga bose n'abasinzi. Umugabo yavuga n'umugore akavuga, umugore yavuga umugabo akavuga, ingo zigasenyuka. Akinywera yaza ku nijoro agasanga utwatu cyagihumbi nakoreye nakiguze uturyo hano dore hari utujumba. Ubwo nawe akaza akajyaho kandi we kugira hano mu rugwiro yanywe yasinze ariko uza gukubita umugeri ukavuga uti yaba nagiraga Imana wenda karya ariko nkabona ndaryamye. Bibiri nahangaha rwose indemyo biturangamiye abategarugori. Aba ni bamwe mu baturage bavuga ko ubusambanyi muri iki gihe bwakajije umurego, aho bavuga ko abagabo bata ingo zabo bakisangira izindi nshoreke bakigira mu kabari, hakaba havamo ubushoreke n'ubuharike biganisha kuguta ingo zabo. Gusa bamwe bemeza ko bituma abana babo bandagara bakaba ibyomanzi, kandi bagakomeza bavuga ko bikurura amakimbirane adashira mu miryango yabo nk'uko babigarukaho muri aya magambo. Abagabo barihubira bakanywera muri kabari ntibaha abagore ngo babahahire urukufata akagenda agaturugo nabo bana niho bakuruzamo n'egera n'iki bakata ishuri nanga umugore agata umugabo we n'abana akaba basigira akagenda akaja gushaka hano. Umugabo arifata akabyukira mu kabari akaza kunywa akirirwana n'indaya ku muhanda saa munani z'ijoro akaba ariho ari gutaha gutera imigezi. Biriwe bari binezeza ku muhanda, biriwe uri guhinga wenyine n'utwo wahingiye ugiye kuduhaha ntacyo twamaze mu rugo ahubwo akaza gutera imigezi. Uyu ni umwe mu bavugabutumwa waganiriye na ATV, aho agaragaza imbogamizi cyane cyane ku bagabo n'abagore badaha uburere abana babo, ariko nanone agakomeza agira inama aba baturage avuga ko uwaba afitanye ikibazo na mugenzi we cyane cyane kububatse ingo bigaragara ko byatangiye kubananira bajya begera bamwe mu bamaze igihe bubatse kandi babana mu mahoro. Muri rusange ubusambanyi kandi buva mu businzi. Iyo umugabo afashe 500 akabinywa byose akabirangiza yajya mu rugo ati impa petroli impumunyu ngo ntabyo ngirwarize, urumva yuko ikibazo ari ikibazo bayibuze. Niba ngewe ndi umugabo mfite urugero mfite abana 3 bane 5 mu rwago hajyana ndi kumunani vuga imeze nk'umusazi mu rugo le nakigenda aba umubyeyi ati mwabana ati dure cyaso kiraje mwigire mu nzu mukinga kiraje atavuga ati sheri araje bana banje mu imuze mu mukingurire tugani abantu dure cyaso kiraje cyasinze cyabaye nabi. Urumva rero barwana bakwahukana ubundi kera umuntu yahukanaga akajya kwasana nyine, ariko umugore arimo kwahukana n'umugabo akajya gushinga iki inzu yo mudugudu. Babagabo be bakamusangayo bagasambanirayo, umugabo nawe agacyura undi, ugasanga abana bandagaye babuze kirengera, babaye abajura, babaye bamayibobo, abanyeshuri yiga mu banyeshuri bakabaza minervare nta muntu ukubahugura nta muntu ukubahana, ugasanga bose babaye biramo. Ikintu ngicyo gitumye umuco wa Kinyarwanda urimo gutituka kubera sinzi uko tuzabigenza muri minsi tugize. Inama rero dufite inteko ziba buri cyumweru dutanga ibitekerezo, abayobozi bacu baratubugura twina bitekerezo, abo batsingo abafite nararibonye abantu harimo abantu rwose pe babana abagabo babo n'abagore ba mahoro bagasazana. Nk'ubu ngubu ngewe maze imyaka 50 ariko sinda kwita umugore wanjye, sinda n'umugore wanjye, sinywa inzoga, madamu ntamwe inzoga, tujya twacu tukavumbatana tukamererwa neza, akanyita sheri nkamwita sheri, dufite urukundo dufite urugwiro. Abana bacu baraho baramahoro, ariko wasanga babagabo batihangana akagwa ko nibakamwe sana, namara ko kamwa afata icupa rimwe asanga umugore wati mugore wanjye saa 3 nkuzaniye agacupa, ariko ubu ngubu umugabo n'umugore baranywa bakaya saa 5 bakibona ejo. Ikibazo rero sinzi ko bayobozi sinzi ikintu kwanzura, suko benshi arabasinzi cyangwa abarwanyi, hari bafite ingo zubatse neza, barya neza, babaho neza, bagatanga mituweli neza, mbese ibisabwa na leta bakabitunganya. Ariko hari abandi
hari abandi babaye ibyigenge abana babo nizamayibobo ugasanga abana ikadata byaraducanze ariko noneho burya inama ituruka mu rugo rwanyu muri babo nta wundi wazakugira inama mutayigiriye muri babiri none niba mugiye kujya inama umugabo akubwira ati imbere wanjije niba nawe mugore nk'iyo nzoga nyine ntabwo urabasha kwihanganira wa mugabo mwese munywa inzoga mwese murahurira mu kabari umugabo mwere hariya nawe umwere hariya mu gutaha umwe ataha uko n'undi ataha uko muragera mu rugo b'abana babuze ibyo kurya so baraviramo kwiga se nyine mwebwe mwanyweye ntabwo mwamye ko abana barara bariye twese ntabwo ari ubu bari abasejeje akago n'uyu musaza ashobora kuza akakugira inama umukecuru w'uyu mubyeyi ashobora kuza akakugira inama ariko se ko ntawe ugira inama wahanutse twari yaza akakugira inama turi ari kumbwira kino nawe yamara kutwibuka n'undi ati ntawe uhana igiti ugorora igiti cy'ikiristo. Uruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe Mukandayisenga Janvier umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko ikijyanye n'uburaya atabimenya neza ariko nanone ko bari gutegura ubukangurambaga ahanini buzaganisha ku kuganira n'abagore kandi bakazahera muri uyu murenge wa Mushiki. Iby'uburaya byose nabimenya neza ahubwo twakurikirana ikibazo cy'ubuharike n'ubushoreke bubatse kuko turi muri gahunda yo kuganiriza ingo zubatse haba ari gukumira amakimbirane haba ari bageze mu makimbirane turi muri gahunda yo guhuza abantu kugira ngo mwaranabyumvise ku buryo duhuza za ngo tukarijyana mu ishuri ry'umuryango mwiza abantu bakiga bakava mu makimbirane mu karere kacu kugira ngo baje gufata intera nziza kugira ngo nta n'igihe kirashira dukoze inama rusange y'abagore ubu tunategura muri iyi minsi 16 yo gukurikirana by'umwihariko turwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Iminsi 16 yahariwe ibikorwa byo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina kandi ntabwo turivuga ku bana gusa no kubashakanye n'ubwo bushoreke n'ubuharike byose tuzabivugamo. Ubwo bukangurambaga reka kuwa kabiri dufite gahunda yo kubitangiza mu murenge wa Mushikiri aho tuzagirana ibiganiro nibo nabubatse n'ikigura bigakomereza mu nteko z'abaturage. Ubusanzwe urugo rwajemo ingeso mbi z'uburaya ubushoreke no kwiyandarika bituma bigira ingaruka ku bagize umuryango mu rugo cyane cyane ku bana baba barabyaye kuko nta burere baba bahabwa n'abo babyeyi. Didier Hategekimana ATV mu karere ka Kirehe. Amahirwe impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho ayo yo ntagucike kuko igihe niki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye inzira nimwe gusa gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonry. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.